Tubaha ikaze mu kiganiro umusemburo w'impinduka cya Youth for Christ Rwanda. Youth for Christ Rwanda ni umuryango w'ivugabutumwa mu rubyiruko ufite intumbero yo kubona urubyiruko aho ruri hose mu itsinda ry'abantu iryo ari ryo ryose mu gace akariko kose bahabwa amahirwe yo kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, abamwizeye bakamubera abigishwa mu matorero ya Gikristo abegereye. Ni karibu rero nk'uko bimaze kubimenyera muri kumwe nanjye Placide, ndi umukozi wa Youth for Christ, ndi kumwe n'umushyitsi nawe ashobora kubibwira. Biradukunda, hanyuma nize muri SLD Youth for Christ muri 2017, ndi umukristo. Murakoze. Nyuma yo kwiga hano wakomereje he? Nyuma yo kwiga hano nagiye muri kaminuza y'uburezi i Rukara, ubwo nikiye yimukiye Rukara. Hanyuma nyuma yaho nabwo ndakomeza amasomo n'akazi mbifatanya na n'ubu mfatanya amasomo akazi ntivuga ubutumwa, ariko ndaza kubivugaho uburyo ndikoraho kugira ngo muzi ibyo bintu. Kazi wakomeje no kwiga ni mu burezi n'ubundi? Kwiga ntago nsa nk'uwagiye kure y'uburezi ukuntu, ariko akazi ndi mu burezi, atari ukwigisha mu ishuri ngo ntange matière physique chimie nk'ibyo nize, ahubwo mfatanya n'abarezi. Urakoze. Ngira ngo uyu munsi kiganiro tugiye kugaruka ku bijyanye n'uburezi, ariko by'umwihariko bijyanye no kwiga amasomo, tubwira urubyiruko cyane cyane abanyeshuri nyine birumvikana uburyo ni gute umuntu ashobora gukurikira amasomo ye nk'umukristo ufite ibyiringiro mu buryo buhesha Imana icyubahiro. Ngira ngo Youth for Christ nyine intego yacu cyangwa intumbero yacu ni ukubona urubyiruko aho ruri hose ruhabwa amahirwe yo kwakira Yesu, abamwemeye cyangwa abamwizeye bakamera abigishwa mu matorero ya Gikristo abegere. Niyo mpamvu ibiganiro byose dukora by'ukuri biba bifite iyo ntego, kuba hagira uha Kristo ubuzima bwe cyangwa se n'abawumuhaye ni gute bashobora gukomeza kubaho bamunezeza. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kugaruka kuri iyo nsanganyamatsiko. Ndagira ngo tutangire dusenga ubundi dukomeze. Mana, ushime ko uduhaye uyu mwanya wo kuganira kuri iyi nsanganyamatsiko. Ndakwinginga ngo tuyobore mu byo tuvuga, yaba njye na Beni, kandi ndasenga kugira ngo uvugishe abakurikira n'abazakurikira ikiganiro bose. Mwami, by'umwihariko abanyeshuri hari ibibazo byinshi twibaza, ni gute twaba tukunezeza mu masomo yacu. Reka uvugane nabo kandi bihindure ubuzima bwabo mu izina rya Yesu, amen. So kugira ngo duhera ubundi kubera icyo abantu biga ikibazo gikomeye cyane, ndakivuga mu ishusho y'umunyarwanda, ariko nyivuge umunyarwanda w'umukristo, hanyuma no mu ishusho niba navuga y'abantu b'iburengerazuba bw'isi. Kuko abanyarwanda impamvu twiga akenshi niga kugira ngo mbone akazi, niga kugira ngo akenshi aba ari akazi, kubera ko twizera ko impapuro hari ikintu ziri bumpe akazi keza, akazi nshaka. Ariko nk'umukristo nanone harimo uburyo bubiri. Niga kugira ngo mbone akazi keza, ariko ndabivuga nkanjye kuki niga kugira ngo habe hari abantu b'ingeri zose zitandukanye ngeraho, kubera ko rwose muri ino si y'umurimo ugera ku bantu benshi batandukanye, abo muhuje uruhu, abo mudahuje uruhu, abo muhuje ururimi, abo mudahuje ururimi, izo ngeri zose. Hanyuma kugira ngo unageze n'ubutumwa ku bantu batarabumenya. Ariko ngewe uburyo nahisemo ni uburyo bwo kohereza, mu rurimi rw'icyongereza sending, kuko nizera ko uko nkora cyane niga niko uburyo mbaho bushobora guhinduka. Ariko nanone mu buryo bw'ibyo ninjiza, bishobora kuba ku kwezi, bishobora kuba byo ninjiza mu mutwe, ubwo ni uburyo butari amafaranga, bishobora kuba mu buryo ntanga imbaraga zanjye binyoroheye, kuko kugira amashuri menshi niko imiryango yose ubasha gukomangaho bakukingurira. Ubwo rero ni uburyo bumwe nahisemo bwo kuvuga ubutumwa bwiza. Ariko ku bantu bo mu burengerazuba bw'isi, ubwo nabo twita aba westerners, akenshi biga kugira ngo bamenye. Ntekereza ko ari cyo n'umwana w'umunyarwanda yakwiye kumenya, kwiga kugira ngo umenye, hanyuma ibyo bindi
ayo mafaranga ukeneye, aho hantu ukeneye kugera, izo nzozi ufite zose uzazigera, ariko kubera ko hari ikintu nyine gifatika uzi wamenye. Yego, ngo uvuzemo ikintu cyiza nk'umukristo, gutekereza dushingiye ku cyo birivuze, kureba ibyo menya n'icyo bizazana, ni gute byabaho, mvuge ngo bihimbaza Imana cyangwa bikora icyo Imana yatugeneye kubaho. Ngira ngo nacyo ndashaka kukigarukaho ubundi mu buryo rusange, ni impamvu yacu yo kubaho. Ubwo reka mbivuge nk'abakristo icyo Bibiliya duhishurira, tugihuza n'amasomo kuki ubundi turiho, noneho tubihuze. Wari ubikomoje, wari ko abanyarwanda bashobora kuba bafite impamvu zibatera kwiga, keza ko atari bose, ariko muri rusange ari uko ab'iburengerazuba. Ariko impamvu twakabaye turiho nk'abakristo, ndagira ngo use nk'ubivuga, ariko tubihuza no kwiga. Kuki dukwiriye kwiga, wari wivuzeho wivuga, ariko ndagira tubyaguye nk'abakristo, tubihuje n'impamvu yo kubaho kwacu nk'abakristo. Impamvu yacu yo kubaho nk'abakristo ni iyihe? Kuki ihurira hehe no kwiga kwacu? Ntekereza ko impamvu yo kwiga no kubaho akenshi bisa nk'ari ibintu bitandukanye. Hari n'abantu babaho, abakristo bariho batize kandi bari kubaho impamvu bagomba kubaho. Rero impamvu yo kubaho nk'umukristo ni uko uhimbaza Imana, hanyuma ukamenya uko kumenya Imana kugatuma nawe wimenyesha abatarayimenya. Kuko muri Yohana barabivuga, ntabwo abantu bazamumenya batamwumvise, kandi ntabwo bamwumva nta muntu wabimubabwiye. Rero impamvu yo kubaho k'umukristo ni kugira ngo abe hahimbaza Imana. Ubwo ni nyuma yo kwizera ahimbaza Imana, hanyuma ukumenya Imana bimuhishurire cyangwa bimusunikire kuyibwira abandi. Ntekereza ko ariyo mpamvu yonyine kuri njyewe no ku bandi bose bizeye, niyo mpamvu umukristo afite. Imana ihimbazwe binyuze muri twebwe twayimenye, hanyuma n'amahanga yose ayimenye. Ngo waruvuze ni umubare wo mu gice cya 10, hari Zaburi 1:67. Babanga Imana iduha umugisha kugira ngo inzira zayo zimenyekane mu isi, kugira ngo amoko yose ayishime. Ubwo icyo uvuze nuko kwiga k'umuntu wamenye Imana mu by'ukuri byakabaye bituma arushaho kuyimenyekanisha. Yego, ndagira ngo tukiri kuri icyo wenda turaza kukigarukaho, ariko ubundi nka mwarimu, nk'umurezi, iyo umunyeshuri aje kwiga cyangwa ari kwiga, ni iye expectation cyangwa n'icyo abategerejweho n'abamwigisha ubundi? Kugira ngo umunyeshuri aze kwiga, afata umwanzuro wo kuza kwiga, hari icyo abategerejweho, ariko icyo kintu abategerejweho nawe hari icyo abazanye, cyangwa hari icyo nawe mu mutwe we kiba cyamuzanye kwiga. Rero nk'umurezi, nk'uko nabivuze nize uburezi, rero nk'umurezi iyo uri kwigisha umwana nta kindi kintu umwitezeho kugira ngo ibyo bintu uri kumuha abijyane muri ino si yo hanze, hanyuma bimugire akamaro, ariko atari we wenyine. Kuko twizera ko kurera ni ugutanga imbuto, ariko iyo mbuto ikazagera ku bandi bantu benshi bayisoromye kuri uwo wayihaye. Ari nawe ntekereza ko abahanga mu by'uburezi bajya bavuga ngo iyo uburezi bupfuye n'igihugu kiba gipfuye. Abantu benshi bagiye bavuga ati rwose mbwira uburezi bwawe, nanjye ndakubwira igihugu cyawe ahantu kigeze. Rero nk'umwarimu, ikintu aba yiteze ku munyeshuri cya mbere aba yiteze gukora cyane, kuko umunyeshuri atakoze, nk'umwarimu ntabwo ugera ku ntego yawe. Kandi intego ya mwarimu ni ukubona uwo mwana akwigiraho ku byo wamuhaye, ariko no ku ndangagaciro zawe, hanyuma ibyo bintu akabitwara mu buzima bwo hanze agiyemo, ubwo ni hanze y'ishuri, bikamugira akamaro, ariko bikagira akamaro n'abandi. Rero ntekereza ko icyo umunyeshuri tuba tumwitezeho ni ubunyangamugayo, icyo bita integrity. Kubera ko rwose abanyeshuri batagira ubunyangamugayo, hari uburyo bwinshi ashobora kukuca mu rihumye, akakwereka ko ari kwiga ariko atari kwiga. Icyo rero nicyo tuba tumwitezeho cya mbere, ubunyangamugayo mu kwiga, hanyuma n'umuhati, gushyiramo imbaraga. Kuko rwose ntago ibyo nkubaza kuko urumva ntago nakwigisha ngo sinkubaze, kuko kwiga kose kurangirira mu ibazwa. Rero nk'umurezi, icyo
cya kabiri umuntu aba ayiteze ku mwana no kugira ngo ibyo biga byose ubinyereke kandi ubinyereke mu gukora cyane. Rimwe na rimwe hari n'igihe umwarimu aguha duke ariko akitega ko umunyeshuri ari bubone cyangwa ari bwihe byinshi kurusha ibyo umwarimu yamuhaye. Yego, hanyuma icya gatatu uba witeze ku munyeshuri wawe no kubona uwo munyeshuri asohoka neza rwose yaracanye umucyo, yashyizemo imbaraga, yagize iyo integrity cyangwa se ubwo bunyangamugayo mu kwiga, hanyuma ukabona harahavuye hari n'ahageze. Ntekereza ko ari cyo ngira ngo dushobora kuza kubigarukaho tugana ku musozo. Ndagira ngo ubwo ngubwo ikindi kibazo nshaka kubaza kirashingira, wabivuze nyine uri umurezi ariko uri umukristo. Ndagira ngo duse nk'abagaruka ibyiringiro by'umukristo. Cyangwa se wowe kuba uri umukristo bisobanuye iki? Ibyiringiro byawe birihe? Numara kunsubiza icyo ndahita nkomeza n'ikindi kibazo nshaka kubaza. Yego, ibyiringiro byanjye nta handi biretse muri Kristo. Nyonyine ibyiringiro by'umuntu byakwiye kuba, kubera ko icyo yakoze nta kirenze. Urumva ubuzima bwe yabutanze kugira ngo byari gukiranirwa kwanjye n'imitwaro yanjye y'ibyaha bibarwe kuri we, hanyuma nanjye ibyiringiro byanjye be kuzabona Imana imbona nkubone, hanyuma mbone n'ubwo bugingo buhoraho, hanyuma Imana iherwe icyubahiro nyine muri icyo Kristo yakoze. Rero ibyiringiro byanjye biri muri Kristo, nta handi. Mvuze ikirenze icyo naba mbeshye. Yego, urakuvuga ngo muri Kristo honyine. Honyine. Iyo uvuze honyine nyine urashaka kuvuga ko ubwo arahagije, ufite byose. Mufite byose. N'amasomo nakwiga, akazi kose nakora ntamufite, nta na kimwe nawe mfite. Ariko mufite ibindi byose nyine ni inyongera kuri cya kindi cy'ingenzi mfite. Ubwo impamvu mpereye kuri icyo ndagira nyine tugaruke ku nari maze kubaza icyo mwarimu aba yiteze ku munyeshuri. Ubundi gushaka ngo turebe hari response y'umunyeshuri. Ndagira ngo duse nk'abagaruka kuri icyo tunagitindeho. Umukristo, umunyeshuri ni gute akwiriye kwitwara mu masomo ye mu buryo buhesha Imana icyubahiro nk'umuntu ufite ibyiringiro? Umunyeshuri ufite ibyiringiro, ubwo nyine umunyeshuri ari kwiga ariko arakijijwe. Ikintu cyonyine uyu munyeshuri, ubwo ntekereza ko kumbaza icyo agomba gukora, right? Uyu munyeshuri icyambere cyo ntago ngaruka ku cyo, ntago ndi butinde ku cyo navuze cyuko icyo mwarimu amwitezeho. Mwarimu amwitezeho gutsinda, kandi nawe akeneye kwiga. Ariko nk'umunyeshuri iga cyane, ariko iga ijambo ry'Imana cyane, unasenge cyane. Ibyo bintu bitatu bihuze. Hari ukuntu rimwe na rimwe utendinga kutabihu nyine bisa nk'ibihabana cyangwa bikaburana. Rimwe na rimwe ugasenga cyane, ntibige cyane, ntusome ijambo ry'Imana cyane. Cyangwa se ugasoma ijambo ry'Imana cyane, ntiwige cyane, ntusenge cyane. Cyangwa se ukiga cyane, ntiwige ijambo ry'Imana cyane, ntusenge cyane. Rero nanjye nyine umunyeshuri ntabwo nabashaga kubibalansa cyane 100%. Ariko nicyo kintu ntekereza ko umunyeshuri yakwiye kuba ari gukora, umunyeshuri w'umukristo. Gira umwanya wawe wo kwiga ijambo ry'Imana mbere na mbere. Akenshi mu gitondo, kubera ko ntekereza ko umunyeshuri wese uri kunyumva, yaba ari yiga ataha, yaba yiga aba mu rugo, umwanya wonyine afite wa wenyine ashobora guha Imana ni mu gitondo. Niko mbyizera, kwa ko nyuma nimugoroba nyuma y'amasomo hari izindi nshingano zo mu rugo zimukeneye, mu rugo baramukeneye kwa ko ntago ari kwa mukazu ka wenyine. Ariko nanone niba atari mu rugo ari kubodinga cyangwa se ari yigabayo, nabwo akeneye kwirwa yiga, nimugoroba akajya muri etude, nyine amasomo nayo aramukeneye. Rero iyo balance za gute, cyangwa se ubwo uko kuringanira kuza ryari, kuza iyo mu gitondo haye umwanya wa Imana ikakuganiriza, kwereka icyo gushakaho muri uwo muhamagaro wo kwiga uri gukora ako kanya. Akenshi niba bikugora cyangwa bigukomereye, bisengere. Ariko mu gitondo ni umwanya mwiza wo kuganira n'Imana. Ntago mvuze ngo etide yawe mu gitondo yose yiharire umwanya w'ijambo wo kwiga ijambo ry'Imana, ariko iminota 30 irahagije, iminota 20, kuko uko ugenda ubimenyera ariko ubuzima bwawe bugenda bujya muri uwo murongo wo kwiga ijambo ry'Imana mu gitondo, nta kintu urakora. Hanyuma wige cyane,
ariko mu kwiga unabisengere usengere rwose excellence mu kinyarwanda, usengere ku gutsinda neza rwose pe rwa mbere, kubera ko wenda ntabwo mbishyize muri context yahabye, ariko izina ry'Imana riduka kubera twebwe rimwe na rimwe wenda hari abafite experience nk'iyo twari dufite, ugasanga umunyeshuri usenga cyane ni umuswa. Kandi ntekereza ko Imana iduhamagarira iyo excellence, duhamagara nyine uko gutsinda cyane pe, tugatsindana neza. Rero hakeneye yuko ijambo ry'Imana rimwe na rimwe mu gitondo nibwo byiza, ariko buri muntu wese agira uburyo umwanya we awuharira ibintu. Ariko kuri jyewe n'inama nagira umunyeshuri mugenzi wanjye, umunyeshuri ni ukwiga mu gitondo ijambo ry'Imana, hanyuma ukiga cyane amasomo baguhereza. Nk'umurezi ndabizi birababaza mwarimu, bibaza ababyeyi iyo umunyeshuri amuhaje ikintu akagitsindwa, atari uko atacyumva, ahubwo ari ukuba ko nta mwanya yagihaye. Rero ugaha umwanya wose amasomo, kirinda gukopera. Kuko hari ukuntu uta umwanya wawe mu bindi, cyangwa se ukamara umwanya wawe mu bindi ugashaka uburyo uza kurenzaho nyine, cyangwa uza uwo mwanya, iyo gap yabonetse uza kuza kwishakira ahandi mu bindi bintu gukopera. Oya, ikintu rwose nabivuze mu bunyangamugayo, integrity. Hanyuma ukanasenga. Ntekereza ko gusenga n'ijambo ry'Imana ni ibintu bigoye gutandukanya, ariko abantu bigoye guhuza. Ariko ni ibintu bitagoye gutandukana. Yego. Okay, ubwo ngiye gukuramo nka gatatu mu byo uvuze. Ubwo ari cyo cya mbere, kwiga nyine ntabwo bikwiye kutwibagiza ko turi abakristo, twibagirwa umwanya wo gusabana n'Imana, gusenga, gusoma ijambo ryayo. Ndetse wavuze ko nyine Imana buri gihe ifite umwanya wa mbere mu buzima bw'uwizera, niko byakabaye bimeze, n'ubwo rimwe na rimwe tunanira. Ikindi uvuze nuko ubwo amasomo agomba kuyitaho rwose, nta kintu cy'ubunebwe. Yego, shyiramo rwose akabaraga, rwose agakoresha akabaraga. Nimba ari ubwo muri segonderi afite umwanya wa etide agomba kubahiriza, akawukoresha neza. Yego. Ubwo ikindi cya gatatu kijyanye n'icyo nyine nta gukopera. Kenshi uvuze ko gukopera bituruka ku kuba umuntu atakoze ibyo agomba gukora neza, agashaka. Ariko Bibiliya n'ubundi ngira ngo ubwayo irasobanutse ko gukopera urashaka kwerekana ko uzi ibintu kandi utabizi. Kubeshya Bibiliya n'ubundi ni ikintu ibuza abizera. So ubwo ndagira ngo hamwe n'ibyo byombi usa nk'ukigarukaho. Twabaye mu mashuri nyine cyane muri segonderi no muri kaminuza, ahantu ushobora gusanga umuntu abasenga bakabijyamo cyane nk'uko wari ubikomojeho, ntibige ntibatsinde. Cyangwa se ugasanga umuntu ashobora kwiga akanasenga ariko ntagira umwanya wo kuruhuka. So ndagira ngo nacyo tukigarukeho, cyo kuruhuka. Cyo uhuza ibyo byose, amasomo utaretse kusabana n'Imana, ni gute umuntu akeneye n'umwanya no kuruhuka? Ikibazo cyiza ku banyeshuri rwose bari kutwumva, niba harumva rwose ashaka kuganira natwe. Ukiri muri segonderi, niba ari bwo, ndizera ko abanyeshuri bari muri segonderi bo bazabyumva, cyangwa wenda bari hejuru yaho kuko umuntu arekera kwiga. Ariko abari muri segonderi bo nibo bantu bonyine bafite umwanya mwinshi wo gukoresha neza, bakabikuba bari kubyitoza ubu ngubu. Bari muri segonderi, kuko uzamuka niko inshingano zindi ziyongera, niko n'amasomo agenda bisaba akabaraga cyane kuyafata no kuyagendamo neza. Rero uvuze akantu ko kuruhuka, rimwe na rimwe twisanga ahubwo twaruhutse cyane kurenza igihe twiga. Kuko rwose umunyeshuri wo muri segonderi, ariko hari abakunda kwiga, ariko ntabwo ari benshi cyane. Ariko usanga rwose umwanya wa loisir uba mwinshi. Ku mukristo ugasanga umwanya wo gusenga, umwanya wo kujya muri korali, umwanya wo kujya nyine mu zindi groupe de prière wenda zo kwiga ijambo ry'Imana, ama small group, ni umwanya munini. Ariko ibintu byose muri nose bikeneye iryo ringaniza, niba niko naryita balance. Rero kuruhuka umunyeshuri abikeneye cyane. Ntekereza ko sindi bushyira standard, ariko bitewe n'icyo ubushakashatsi buvuga sindi bukijye kure. Nuko byiwe ni buri umunyeshuri hejuru y'imyaka 14
ubwo uri mu wa kabiri segonderi uri mu wa mbere segonderi bitewe n'igihe watangiriye kwiga bakaba byibura uruhuka mu masaha 7 ntekereza ko akenshi ku ishuri baduha kuryama saa 4 kugera saa 11 ayo masaha n'uyaruhuka rero usiganya amasaha angahe muri 21 usiganya amasaha 10 nangahe 18 hafi aho 18 imibare ndumva itangiye kutaba imibare myiza sibyo ariko usiganya 17 rero muri ayo masaha 17 ni wo kugabanyamo ayo masaha ikintu buri kintu cyose mwanya wacyo ntekereza ko ndabivuga mu buryo bubiri umunyeshuri wiga ataha n'umunyeshuri wiga aba mu kigo kubera ko umunyeshuri wiga aba mu kigo biroroshye kuko haba hari abantu benshi cyane bafashe igihe cyawe bakigabanyamo ibice mu gitondo ukabyuka bakakubyutsa hanyuma ukajya kwiga cyangwa ugakaraba nyuma yo gukaraba etide nyuma ya etide ukajya kunywa nyine amasaha barayabariye ariko amasaha baguhaye akenshi ibigo byose birasa ari amasaha 7 yo kuryama ariko ayo masaha 17 asigaye ese nk'umunyeshuri ndayakoramo iki yego rero umwanya Imana kenshi mbere na mbere kuko nubishyira inyuma urawubura kuko niyo realite nyine nushyira Bible study inyuma cyangwa umwanya wo gusenga no gusabana n'Imana inyuma uraza kubura kuko muri amasaha nyine hari ibindi bintu ikigo cyabipangiye ngo ndikwa ku munyeshuri uba mu kigo ku munyeshuri wiga atahabwo harimo n'umwanya wo gukoba umuyutinga kujya mu rugo atahaza agaruka rero ntekereza ko irakenewe ariko ni ibintu umuntu yitoza hakiri kare kuko niba udabasha kubara amasaha yawe 17 ukiri mu ishuri ufite utuzi tubiri gusa kwiga no ko ubundi buzima bwawe busanzwe ariko ubuzima busanzwe bw'umunyeshuri no kwiga akisha afite ubuzima bumwe kwiga no kwiga rero ayo masaha 17 rwose yagabanye umwanya Imana umwanya amasomo ariko umwanya n'ikiruhuko ariko ikiruhuko cyo kirizana kumwana ukiri muto kiruhuko kirizana harimo kuryama ariko harimo siporo yo narayibagirwa rwose ndagira ngo use nka tugarutse ari nk'abanyeshuri bari muri kaminuza aho noneho rimwe na rimwe ushobora kuba bafite freedom itandukanye n'abo muri segonderi ngira ngo aho byoroshye kwirara kwari ibintu byinshi bikeneye gukurikira amasomo umwanya wo gusenga haba harimo amasosiyasiyo menshi atandukanye ushobora kubamo nk'umukristo ndagira ngo use nk'ubihuza ushobora no gukora experience kunzi ko nawe wabaye muri kaminuza ibyo bintu byose bihari ni gute nyine n'ubundi ushobora kubaho gukurikira amasomo yawe your excellence kandi wagize umwanya wo gusenga no gufellowshipinga n'abandi kubana n'abandi bizera ndetse waruhutse ndagira guse nk'ubigarukaho mu ishuri y'umunyeshuri uri muri kaminuza rero amasomo aroroha akatari uko yoroshye aho kubera ko nyine mwarimu araguha utuntu dukeya ibindi byose abigushyire mu biganza ni wowe nyine wo kugira ngo ubone amanota meza cyangwa ubone amanota mabi niho byorohera muri segonderi ho bashaka kuguha byose bakazana bikwaka byose ubwo nyine umwarimu akora ibishoboka byose ngo aguhe ibintu byose akeneye kuzakubaza no kuzakwigisha ariko niyo ari kukubaza nyine nk'uwaguhaye byose muri kaminuza biratandukanye aguha duke ugashaka byinshi hanyuma akanazakubaza muri systeme yo mu Rwanda kubaza ibyo yaguhaye rero ku munyeshuri wo muri kaminuza ni ufite liberté nyinshi ariko iyo liberté rero ndabivuga ku bakristo ariko ndavuga no ku batari abakristo kugira ngo byibura umuntu uzumva kino kiganiro hari ukuntu Imana yamuvugisha ntawamenya ariko ku mukristo ho biterwa n'icyo wahisemo ukinjira muri kaminuza abantu wahisemo kugendana nabo ibyo wahisemo gukurikirana kuko wenda reka mvuge muri kaminuza za leta ko nizo hanze bagenda bagira ama club cyangwa se ibyo navuga amatsinda bagira ama association bateraniramo banakuriramo ariko hakaba n'izindi groupe nyine zo mu buzima busanzwe ubagwiramo cyangwa bayoberamo niba ariko navuga kandi muri kaminuza abantu benshi ama association yaba gikristo y'abatari gikristo yose abatagetinga umunyeshuri muri kaminuza ko bazi wabivuzeho bazi liberté bafite uyu ni wa muntu ukuze wigenga nta gakiri mu cyubuzi nyine nkuko muri segonderi twabivuze nta gafite umuntu wamukoreye oreri ngo aya masaha urakora iki n'iki n'iki oya afite amasaha yose ukangana
kuko muri kaminuza nta nubwo biga amasaha menshi nko muri segonderi. Umwarimu afite kuza amasaha 2 akabigisha akagenda, hagacamo nka periode y'amasaha ni muri free cyangwa 3 muri free, hakaza undi gutyo gutyo. Rero icyo navuga ubuzima bwo muri kaminuza nuko hakenewe nanone balance, kuko uko winje umunsi wa mbere uzinjira muri kaminuza icyumweru cya mbere uzaba umaze kumenya ubuzima uzabaho muri kaminuza yose. Ndavuga urugero ngendeye ku byo kuri njyewe nize muri SLD nkuko nari nabivuze bwa mbere, ariko nkigera ku ishuri nsanga nta club ya YFC hari. Hanyuma nterwa umwete n'abandi bavandimwe bari barize muri SLD mu mwaka umwe nanjye, ariko na mbere yaho tuhita tugira icyifuzo cy'uko twakora club ya YFC kwa kitari hari kujya dukomeze gukura mu ijambo ry'Imana no gusenga, hanyuma tugiye n'abandi benshi tubwira ubutumwa bwiza bw'ibyo twamenye, kuko twamenye niyo dufite impamba rwose ihagije yo kubwira abandi ubutumwa bwiza twari twarakiriye. Ayo mahitamo ubwo ndi kuvuga ku mukristo na ya mbere, ariko hakaba n'andi mahitamo y'umuntu udakijijwe agenda ibyo bintu byose abo bantu bafite ibyo bashaka kugeraho, kubyina cyangwa se harakunda razire nyinshi, filime nyinshi rwose zicacana iza gikristo, mbese zose zishoboka, ufite access ku bintu byinshi bitandukanye muri kaminuza, ariko unafite n'umwanya mwinshi cyane wo guta cyangwa gukoresha neza muri kaminuza. Wenda kuri njye ntabwo nigeze mbona umwanya munini cyane muri kaminuza, kuko amasaha yanjye menshi yafatwaga no kwiga na club nyine YFC club, hakazamo n'ama outreach ariko atari menshi cyane yego yo kugeza ubutumwa ku batarabumenye. Rero amahitamo yawe, kuko ku munyeshuri muri kaminuza ntago namubwira ngo genda gutya na gutya nk'umunyeshuri muri segonde. Umunyeshuri muri segonde biroroshye kuko ko nza amasaha, nako mu Rwanda hose tuza amasaha abanyeshuri baba bari ku ishuri, tuzi n'ukuntu umunsi wabo ubupanzi, kuko ntago bihinduka cyane. Yego ibigo bishobora guhinduka ariko ntago orere hinduka cyane. Ariko ku munyeshuri muri kaminuza umwanya bari uwawe. Rero ikintu uzahitamo kuba cyo cyangwa uko uzahitamo kugenda muri kaminuza mu cyumweru cya mbere bizagaragaza uri muri kano kanya. Ndatanga urugero. Niba uri kumva kino kiganiro ukaba icyumweru cya mbere wagiyeyo, wenda wari ukijijwe, kambanze ko wari ukijijwe, ukahita uvuga ati ngiyeho amasaha yanjye n'umwanya wanjye ngiye kumara mbwira abandi ijambo ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana barimenye bakizwe. Ubwijwe ko biragoye kuba aka kanya babivuyemo, kuko nyine bitari bitangira kwa routine. Ariko niba utarabikoze ukijyayo wari umukristo kagenda, ntugira ahantu itsinda uvuga ngo ugiye kubarizwamo rya gikristo, wacitse intege. Ubwo nyine ndi gutanga possibilities zishoboka, zoroshye gushoboka, ntago ari ihame, ariko possibilities zishoboka zifite amahirwe menshi cyane. Ubwo bize probability baranyumva, ubwo nawe zifite amahirwe menshi cyane, nuko wacitse intege. Ndiko kandi twize muri SLD ngo umukristo uri wenyine rwose n'umukristo utsinzwe pe. Rero iyo n'ubundi buryo bwa kabiri. Ku muntu udakijijwe rero umwanya wawe uzawumara, uzatubona inshuti nyinshi, kuko muri kaminuza ari mu hantu ubona inshuti zikoshya zikoshya cyane, byoroshye kuzikurikira, umwanya wawe zikata ziwutwara wose, no kwiga bikabera buzi, kuko muri kaminuza niho hantu bakopera cyane. Ndabivuga jeza banga ko niko kuri, kuko n'ikimenyimenyo usanga n'ibitabo babyandikishije, akadefanda cyangwa akagraduating ariko igitabo rwose akanakifotoreza ariko atari iki, yaratanze amafaranga bitewe n'ubushobozi bwiwe, cyangwa se hari ukundi yavuze ati ntizi igitabo nandike. Rero ubwo ndi kuba no kubagunye kuno kwadakijijwe, kuko niyo party ndiho. Rero ku muntu udakijijwe shaka abantu ugendana nabo kugira ngo umwanya wawe ubone umwanya wo guha Imana, hanyuma ubone umwanya wo guha amasomo, kuko muri kaminuza yo niyo nicyo kintu cyonyine harimo n'abashyiramo n'akazi. Ariko ubwo ndi kuvuga ibyo abantu benshi aho abantu benshi bagwa. Rero icyumweru cya mbere cyangwa iminsi ya mbere kigerayo amahitamo nayawe, umwanya wuje uko ushaka, ariko umenye ngo umwanya Imana kuko urayikeneye. Hari kunyata banga Imana turayikeneye, ariko Imana urayikeneye kurusha, niba sinzi ibyo ngiye kuvuga bipfuye cyangwa bidapfuye, ariko kurusha uko gukeneye Imana urayikeneye cyane kugira ngo ikwereke impamvu uriho twagihereyeho. Yego ngo urakoze ibintu byose uvuze, nkunda kubishyira amagambo make. Navuze ko dukeneye rwose gushaka guha Imana umwanya wa mbere. Mvuze nyine umuntu uri nko kuri kaminuza, gushaka inshuti nziza, mburi umukristo, ushaka abandi mufatanya komeza gukora kubwiza abandi ubutumwa bwiza, ariko tutaretse twita no ku masomo,
tukayakurikirana. Hari ibyo wavuze nyine biroroshye gukoresha umwanya wawe nabi, ureba filime uri muri waziri nyinshi, kimwe twavuzeho mbere bikarangira. Aho kwiga ngo utsinde ugiye gukopera kandi bitandukanye n'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tugana ku musozo, ikintu kimwe kindi numva ushobora kuvugaho uko tugenda dutera imbere uyu munsi. Nyine kuri kaminuza no biroroshye, sibyo ko no mu Rwanda byoroshye ku accessing internet. Kaminuza nyinshi ziba zifite wifi, ushobora ku assignment n'ibiki ku bikoresha twakoresha Google. Uyu munsi hari AI noneho ibikora neza kurushaho. Ngira ngo nabyo bishobora kuza muri wa murongo wo gukopera. Sinzi icyo uvuga kuko uyu munsi hari abantu bumva kuki se wa mugani yayitankorera assignment mfite. Ubwo wavuze abandikisha ibitabo mu minsi iri imbere, ntekereza ko cyangwa byaratangiye n'ibyo utabizi. So ejo bundi numvaga n'abantu bavuga ati ni ikibazo babajije umuntu, ese umuntu hari ikibazo umupasiteri yayikwandikiye someone ikibwirizwa. So urabivugaho iki urebye nyine mu murezi n'icyo kintu cyo gukopera? Ibi byo ubitekerezaho iki? Murakoze. Ndabivuga mu ishusho y'umwarimu ariko no mu ishusho y'umunyeshuri, kuko navuze ndi umunyeshuri. Ariko iri terambere ntago rikuraho uriwe, kuko ntekereza ko Imana twamenye n'Imana dukorera, ubwo n'Imana dusavinga ntago yigeze ihinduka, kandi yari bizi ko nyine iri terambere rizaza. Ariko ibyo ntibikuraho indangagaciro zawe nk'umukristo. Rero gukopera kuri ChatGPT, ubwo ngiye kuvuga ku bantu hari abo muri secondaire nabo bafite access, ubwo n'abataha kuri internet no kuri za mudasobwa ni yego. Ariko izi AI rwose ziri gushyira nimba ziri gutuma nyine n'abakristo badakora icyo bakwiye gukora nk'abakristo. Umukristo wiga ntumutandukanye n'umukristo n'umuntu wiga atari umukristo. Hari ntago ndi umuvuga izina, ni umuvandimwe twakoranye ari kwiga masters, noneho mubwiye aravuga ko se kuki urugero mbona uri kuvuga ngo uri kwiga, ese ChatGPT ni yaje? Ndamubwira none se kuba yaraje bihuriye no kuva no kumva nyine no kumbuza kuvuga ngo ndi kwiga. Yambwiye cyane avuga ati ngewe mfata assignment nkarundamo. Ubwo nyine kurundamo nyine no kwitushyira kuri uploading kuri ChatGPT kahita guhereza document none nagwa no muri Word akahita bishyiraho. Bon, hari ukuntu gukomfortinga kubwira inshuti yawe ko icyo kintu atari cyo bigorana, ariko niyo reality, nuko kuri nuko kubura umukristo. ChatGPT ni byiza ko ihari kuko iragufasha, ifata ibitabo byose wakagombye gusoma mu masaha no mu minsi ikabirezima. Ariko icyo ngicyo ntago kubiguhaye ibyo kurezima, ntago ikubwiye ko ubwonko bwawe bugomba gusimburwa n'amakuru yahawe ChatGPT. Rero gukopera ku mukristo pe ntagenda ndabisubiramo neruye, ntagenda agaciro iranga umukristo, kubera ko reka tuve kutari n'umukristo gutekereza kwawe biragabanuka. Excellence washakaga cyangwa kwa bwawe budashyikirwa washakaga ntago uzabijya nuko ChatGPT. Yego, kubera ko niba bakubaza ikibazo ati kora, ubwo ni ese ni umwandiko munini w'amagambo 1000, nuko ChatGPT ukajya mu kazi bakawuguha ukabyandika. Tuvuge nyine twabonye impamvu twiga ni yihe, nuko rimwe na rimwe nuko dushaka hari ahantu dushaka kugera mu kazi. Niba bakubwira ngo byandike wicaye mu mwanya w'akazi uri kwandika uri wenyine, nta hantu ushobora kubona internet, ntabwo uzabishobora. Rero wabura umukristo mutari umukristo gukopera no kwesha ibyuma by'ikoranabuhanga mu buryo bitakwiye gukora, hari uburyo bwiza rwose byakwiye kuba biri gukoramo. Ntago ari ikintu nashishikariza umunyeshuri w'umukristo we gukopera rwose bigendere kuri. Yango wenda turikana ku musozo, nubwo tutagiye ibyo turi kuvuga turi kwivuga nk'abakristo, nubwo tagarutse kuri Bibiliya cyane, ngira ngo biba gukore umurimo werekeje amaboko gukorana umwete, ibyo biri ukuri kwiga. Yego, nkunda kubwira abanyeshuri Bibiliya nibanga udakora ntakarye. Umunyeshuri udashaka gukora mu kazi kawe kitwa amasomo, dushatse kwa tukwima ibiryo. Yego, ariko ndi no gutekereza iyo Paulo avuga Amakorinto mwandiko rwa 2:31 bo bifite nyine context y'ibyo yavugaga, ariko yasoza avuga ngo
ko namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose mujye mubikorera guhimbaza Imana cyangwa kwihesha icyubahiro. ngira ngo yavuga gukora ikindi kintu cyose, aho nyine niho tugaruka ku masomo twagiye tuvuga. ndagira ngo mu gusoza wenda so nubwo twagiye tubivugaho, wabivuze nyine warangije kwiga kaminuza icyiciro cya mbere n'icya kabiri, kwiga icya gatatu ntiwabivuze ariko ndabivuze. Yego, so ndagira ngo wenda ni nko mu ncamake dusoza dushobora kubwira abadukurikiye mbere yuko tuza gusenga dusoza, dushobora gusangiza abadukurikiye nyine uri umukristo ufite ibyiringiro mu Mana nubwo wabikomejeho, nagira ngo wongere ubivuge dusoza. ni iyihe mpamvu nyine ituma ukomeza kwiga gutyo bishyiramo imbaraga, urashaka kugeraho? Wabivuzeho mbere ariko ndagira ngo wongere ubivuge wenda tugana ku musozo. Bwa mbere nkijya kureza imwe bijya ariko nyine umpagarike. Nkijya muri kaminuza nagiye kwiga uburezi ntabishaka. Umuntu wari uri kwiga doctora aranganiza ati rwose Iradukunda Beni bimeze gute, ndambwira ati rwose kwiga physique na chimie no kubyigisha numva bitari kuvamo. Hanyuma angira amambwira ati rero ushobora gwariza uburezi muri iki cyiciro cya mbere cya kaminuza, ushobora no kugera ku bindi bintu byinshi nyine bitandukanye. Ushobora kujya agira ambwira hano uburyo bwinshi nshobora kubyazamo education ntashaka kujya nkasa nk'uyideviyeho gato, nk'uyiberekeraho gato. Hanyuma nsohotse numvaga rwose nshaka kujya muri education cyangwa nkajya muri education, ariko sinjye gufata ingwa ngo nigishe nandike rwose. Ariko nakomeje muri iterambere mpuzamahanga, ariko nabyita international development. Hanyuma mu cyiciro cya gatatu nk'uko wari ubivuze ndi kwiga ubuyobozi. Ariko icyo mbona impamvu niga ubuyobozi naniga wenda nakomeje no kwiga ni ukubera ko nabivuze hari uburyo bwinshi umurimo w'Imana ukeneye guhindurirwa perspective ku buryo abantu bayifatamo. Hari ukuntu abantu bumva ngo umukristo nyine usanga kenshi babantu tuvuga ngo wenda hari ibintu bagezeho bayoboye ugasanga ni abantu badakijijwe cyangwa se abakijijwe. Nyine hari ukuntu nyine excellence mu masomo n'ubukristo mu Rwanda kuko ariho nzi niho ndi buvuge ugasanga ari ibintu bibiri bitandukanye. Ariko nkuko nari nabivuze hari ukuntu ibyo wize naho ushaka kugera bikingura imiryango myinshi. Hanyuma nkuko nari nabivuze umutima wanjye uri mu kuvuga ubutumwa bwiza, ntagiyeyo ngo njye kuri front line nyine aba ari njye ujyana ubutumwa bwiza, ahubwo gufasha abajyana ubutumwa bwiza kubugezayo. Rero amasomo ndi kwiga cyangwa se aho ngeze n'impamvu ndi kwiga kugeza aho ngeze nuko numva ko hari imiryango myinshi, abantu benshi bari hejuru hari abakeneye kumva ubutumwa bwiza. Icyo ni icya mbere, uretse ko bigoranye ko niba ntarabwiriza abantu nkorana nabo mu kazi kandi rwose hari ukuntu amasomo yagiye akingura iyo miryango. Nyine numva haracyakeneye amasengesho no gukomeza kwiga ijambo ry'Imana cyane kugira Imana iguyobore. Ariko icyo ni icya mbere, ni kugira ngo ahantu Imana izangeza n'amasomo nize cyangwa n'amasomo ndi kwiga bashe kugera kuri abo bantu bari hejuru, kuko nabo bakeneye ijambo ry'Imana. Kandi ari ukuntu umuntu iyo uje kumubwira ijambo ry'Imana atakubara gutera imibare ti wowe kundi kukubona nta nubwo nakumva n'ikigano twagirana. Wenda iyo si motivation, sinzi niba ari motivation nzima, ariko hari ahantu henshi ubutumwa bwiza bukeneye kugera no kuri babandi dukeka ko batabukeneye kandi babukeneye. Hanyuma icya kabiri nuko nkeneye kohereza gusendinga abantu b'Imana cyangwa se abajyana ubutumwa bwiza ku bandi bantu bo mu mahanga yose, kubera ko ntekereza ko rwose uko niko kuri amasomo ninyiga neza nkabikora neza nabona akazi keza, kandi akazi keza gashobora kumpa uburyo bwiza bwo amafaranga arakenewe bwo gutera inkunga umurimo w'Imana. Hanyuma nkabasha kohereza abantu, ashobora kutaba benshi ariko ndi committed, nzi n'impamvu ndi kubikoramo, nzi n'uburyo ndi kubikoramo. Tumva ari urakoze kwemera kutusangiza ubuhamya bwawe. Ngira ngo dusoreza icyo uri kwiga cyose
ni byiza gutekereza nk'umukristo ni gute Imana yagikoresha mu gutuma ubwami bwawe bwaguka abantu benshi barushaho kuyimenya. Rero ndagira ngo dusoreze aha, wakoze shobora gusenga ubundi tugasoza ikiganiro. Yego, murakoze cyane. Hanyuma mureke dusenge. Mana nziza, turagushimye cyane kubw'uyu mwanya wo kuganira tugize. Hanyuma cyo ngushimira cyane no mitima y'abanyeshuri, yaba bari muri segonderi, yaba no muri primaire, yaba muri kaminuza, yaba no mu kindi cyiciro cy'amashuri uko cyakimeze kose. Ndagira ngo ikiganiro tugize kimutere umwete wo gukomeza gushyira ubutumwa bwiza ku mutima ndetse no kwifuza kuwugeza ku bandi, ariko nanone ashyiremo imbaraga kugira ngo bimufashe kuguhesha icyubahiro, kubera ko twizeye neza ko ukeneye ko twiga, ukeneye ko tubaho neza, ukeneye ko rwose hari ibintu byinshi tugeraho muri buno buzima, ariko ikiruta ibindi byose ni uko ukeneye ko ubutumwa bwiza bugera ku bantu benshi batarakwizera. Hanyuma kandi nta wundi bizanyuramo, ni njyewe, ni Placide, ni umunyeshuri kukumva, ndetse ni n'undi wakwizeye uwo ari we wese. Rero ndagusaba kugira ngo ibyo byiringiro dufite nk'abantu ndetse nk'abanyeshuri bikomeze kwakamo no kugurumana mu mitima yacu, kuko tuzi neza ko ari wowe udutera ndetse no gushaka ibyo no gukunda ibyo ushaka. Ndagusaba kugira ngo rero ukomeze kudutera uwo mwete wo kwiga ijambo ryawe, wo gusenga, ariko tuba n'inyangamugayo mu masomo yacu, turinde gukopera. Ndabizi yego ikoranabuhanga rwose riri hano hanze rishyiramo akabaraga kenshi riduhatira gukopera, ariko ndagusaba kugira ngo ukomeze kuduha ubunyangamugayo ndetse no gukomeza ibyo twizeye no mu masomo yacu. Uduhe gutsinda, uduhe no gukomeza kukuvuga no gukomeza kuganira nawe no gusabana nawe mu mwanya wacu twigamo. Rero ni byinshi twasaba, ariko ibyo wifuza kandi ushima ari byo biba kuri njyewe, kuri Placide no kuba ari kukumva bose. Ngizana Yesu tubisabye twizeye, amen.